Haleluya. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amazina ni yayandi, Umutoni Sandra. Imana ibaha umugisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, njya nkunda kugushishikariza gushima, kubera ko tubeshejweho n'amashimwe kandi tubeshejweho na mbabarira. Njya nkunda kukubwira, umunsi ushobora gusa n'undi, ariko ibereye muri uwo munsi nibise. Ijoro rigasa n'irindi, ariko rigatandukana n'andi majoro wigeze ubona. Wowe wabonye ari amahoro, shima Imana muri byose. Tugiye gusenga Imana, tugiye gushima Imana, kuko hari abakurushaga ubwiza. Hari abari bafite amafaranga ndetse wowe utanakwigereka kuri bo, ariko amafaranga yabo hari aho bageze ananirwa kubarengera. Wowe rero wabonye ari amahoro, shima muri byose. Tugiye gusenga Imana, dushima Imana. Umfashe dushima Imana. Wowe uri burebe iyi video ugihumeka umwuka w'abazima, fasha dushime. Imana turagushimye, turaguhimbaje. Waturindiye umubiri n'ubugingo, shirwa hejuru. Wabanye natwe kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Si ubwiza, si uburanga, si icyubahiro, si uko tuzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi zawe. Mana, ndaguhamagaye uyu mwanya, ndakwinginze ubane natwe, ndakwinginze utugirire neza. Uyu mwanya udushigikire, tugiye kumva ijambo ryawe. Ndakwinginze ntuceceke, ugaragaze imbaraga zawe, ugaragaze ukuboko kwawe. Iri jambo tugiye kumva ntirice mu gutwi kumwe ngo rigihingukire mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Amen. Imana itugirire neza. Hari indirimbo y'189 ivuga ngo mugenzi uragana mu ijuru, ujye utumbira Yesu. Refre yaho iravuga ngo ujye umuhanga amaso. Haleluya. Mu bibazo umuhanga amaso, mu bikugoye umuhanga amaso, mu bikunaniye umuhanga amaso, mu bikurambiye umuhanga amaso. Ureke guhanga amaso abavandimwe, ureke guhanga amaso inshuti, ureke guhanga amaso abakomeye, kubera ko abo bose bajya badutererana, bakamanika amaboko, bakavuga barananiwe. Kristo niwe utazigera amanika amaboko ku bwawe nanjye. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, umurongo umwe gusa uri mu Kuva 14:14. Reka turebe uwo murongo, Kuva 14:14. Katwumve ngo havuga ngo iki. Haravuga ngo Uwiteka ari bubarwanirire. Haleluya. Namwe mwicecekere. Haleluya. Nukuri iryo jambo ryo ryonyine, Uwiteka ari buturwanirire mu ntambara urimo, muri bya bindi byarenze ubwenge bwawe, muri bya bindi ubona ko nta cyerekezo, muri bya bindi ubona ko ari nta nzira, muri bya bindi wagezemo ndetse washizemo amafaranga agaceceka. Kristo nahagira ntari buceceke. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo twicecekere. Bya bindi uri kumva ko byakuvunye, bya bindi uri kumva ko nta cyerekezo, bya bindi uri kumva ko byakuyobeye, bya bindi uri kumva bikuremereye, icecekere gusa. Uwiteka ari buturwanirire. Iri jambo ni igihe Abisiraheli bari mu rugendo, ngo bageze imbere inzira irabura, imbere ni inyanja, hirya ni imisozi, babona ko batari busubira inyuma, babona ko hari ibibagose. Maze Mose arataka, ngo ijwi riraza riramubwira ati ngo babwire ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mukora iki? Mwicecekere. Nshuti yanjye, ikibazo waba urimo cyose, icecekere. Hatabaye Imana, hatabaye Kristo, hatabaye amaboko yayo, nta wundi wakurwanirira. Imana iduhe umugisha. Iryo ni ryo jambo nari mbafitiye. Shalom shalom.